Aya bas nk'ibisanzwe ni icyamamare Gafemba ngarutse kubatamo ngarukanye amapawa dutangiriye hakuno dutangiranye abantu batatu menya ari umuryango we menya ari papa na mama n'umwana noneho filime mbazaniye we iraza kuba ko muri kumubona harimo akana gatoya nako ni agahigi we dore kumuheta ku mwana dore uburyo kazenguruka we gacunga haduye turaza gusobanukirwa ndagira ngo mukurikirane neza iyi filime akantu ku kandi atagira igisimbuka bikakucanga Gafemba nicyo mbereyeho dore uburyo abandi bagenda nabo ku makoro aba bantu noneho bazanye akiryo n'akineneko utuntu bitwikiye muri kutubona ngo nizo mitaka z'ubu ngubu sha nizo zigezwe nyisha turi kubabona narababwiye ngo Gafemba nakifatiyemo imbwa zirahunga abazimu n'abadayimoni bose barahunga dore papa dore uburyo agenda acunga neza akantu ku kandi wakabonye ka kantu we turaza gusobanukirwa undi hakuno nawe ari gucunga neza akantu ku kandi yipowe iyi filime ubanza ari abahigi we twamaze kubavumbura ubwo bahise The Hunter niryo zina rya filime dore mama nawe hakuno aracunga neza ku muheto wiwe ku mwami umukinishije gato wita kumena turaza gusobanukirwa Gafemba nakifatiyemo amayobera n'intayo nakifatiyemo kandi n'imbwa zirahunga umugabo yicaye hakuno ari no gucunga neza atagira ikimwinjira nawe dore umugore nawe bibutse iyi filime yajemo umuryango turaza gusobanukirwa mukurikirane neza akantu ku kandi yajemo papa mama n'umwana dore umugabo buryo yayura we ubanzira ishyamba ririmo inzara we narababwiye ngo Gafemba ntabwo nabazanira igikanitani wapi oya ntabwo ari ba bana bakinira mu mafilime wowe wapi kakwigarukire kuri mama nawe hakuno aracyasirikira mu ishyamba nta kantu mbonara umudamu we ni mubi ku mwami hagize icyo abona gato wita kimena agahanga turaza gusobanukirwa dore nuko agenda uramubona ariko ku makoma yiwe reba ku mutwe we kakana izo mitaka zo mw'iyi myaka arahumagira we ubanza yananiwe uko iri shyamba ni rinini byo ni rinini kabisa bakise The Hunter iki ni igice cya kabiri igice cya mbere ndabizi mwarakibonye kumbe muri iri shyamba harimo undi muntu nawe ari kugenda yasinze we wagira ngo yasinze ntabwo ari ugusinda wowe umuntu ujemo mw'iri shyamba we ari gucira amaraso we urebe we iri shyamba ubanza ririmo urupfu we turaza gusobanukirwa twigarukire hakuno uri muze dore akijya we uri kumubona ku kiryo kiwe yakikoreye ku mutwe iwana turaza gusobanukirwa umugore uko yagasubiye inyuma yakutanye n'umugabo kumbe ahangaha noneho ntabwo buzuye nk'umuryango muri kubibona neza ko hari uri kubura umwana yabuze byo bari kumushaka nk'uri gushaka itoroshi wagira ngo bari gushaka urushinge kandi ari kuma bari gushakisha itoroshi baricara babanze babyigeho nk'umuryango ubundi barebe wagwane barabigenza bate kugira babone umwana kumbe umwana we yagiye kare reba ahantu yibereye we ku mazi ubundi narababwiye abantu mudasohoka ngo mujye ku ibici
dododododo umwana yigereye ku mazi yabacitse kare. Umwana we nta n'ubwoba afite, iwabo baracamushaka, papa na mama bari kumushaka. Undi nawe hakuno wawundi twasize arimo acira amaraso, aracacira we, aracagaragurika dododododo, ari gucira umutuku. Ntituzi ngo byamugendekeye bite, turaza gusobanukirwa. Dodododo arahira wagira ni ihene we. Dododododo dore ubujya kanya do ibyatsi byose arabyahira. Dododododo ababyeyi mama na papa mbibutse umwana yibereye ku mazi yagiye kwirira ubuzima we. Dododododo aramanuka, dukomeze dushake wenda hari ubwo twaza kumubona. Mama wasigara inyuma abanze yacunga wagwa arebe neza. Iyi ni The Hunter, iki ni igice cya kabiri. Mbibutse ko wayisanga kuri Star Pro Rwanda kuri YouTube channel ugakanda subscribe. Umwana arakibereye ku mazi. Ewana bamuguye. Baramubonye we, bari bamubuze. Wakana we wowe ukomeza udutesha umutwe, wari wagiye hesha. Ubundi umwana n'umurara gusumbya bose. Umwana witambukije mu iri shamba akagera ku mazi we. Dododo barishima, dododo kumva bayigi we nabo bakunda amazi. Nta muntu udakunda amazi narababwiye. Gafemba ntabwo nabazanira igikanitani. Bishimamo. Dore uburyo bikunguta. Ariko ibintu by'inzara nabyo hakuno. Dore umugore yaciye amaraso we. Turaza gusobanukirwa. Ubanza inzara itangiye kubakoramo akazi we. Inzara iri mu iri shamba byo iteye ubwoba. Dodododo papa hakurya iriya, hakurya hari iki, tugende. Umwana yarabarangiye, ntituzi ngo abarangiye iki. Turaza gusobanukirwa. Dore aho bagahingutse baracyari mu ishyamba mo hagati. Dodo papa hariya ewana umwana yabatungiye agatoki. Ntituzi ngo hari igihe ufite gukora ugasanga arimo umutego. Bavanye agafuka we. Batangira kwishima. Dore uburyo umugabo arimo kanje we. Ni ibijumba bibisi we. Ibyo bari baratsimye ewana. Batangira kurya nk'amafuko we. Dore umwana nawe ubujya kanje. Dore urwasaya we. Turaza gusobanukirwa. Gafemba nakifatiyemo imbwa ziraho. Bibutse ko iyi ari The Hunter Part 2, iki ni igice cya kabiri. Abatararebye icya mbere muje kuri YouTube channel yitwa Star Pro Rwanda murebe kirahari. Undi nawe hakuno wawundi urimo akira amaraso aracyahira we. Ari kwahira hitatemira nk'ihene, ubanza ari gushaka imiti. Nuko yaguye hasi. Turaza gusobanukirwa. Gafemba nakifatiyemo imbwa zirahunga. Sasa bano uko bakariye nk'amafuko. Agafuka barekanga baje we. Dododo bayimaze kare. Ati muhaguruka tugenda sha dukomeza duhiga. Bari baherewe inzara yabishe. Uyu ni umuryango wa papa n'umwana na mama. Bakise The Hunter. Mama ni usigara inyuma bacungira we, ubanza ari urenze ku mwambi. Turaza gusobanukirwa. Bakise The Hunter Part 2 muje kuri YouTube channel murayisanga Star Pro Rwanda. Kumbe wawundi uko yakaye ibyatsi yarambaraye kare. Yahwereye. Ubanza inzara yamuhwereje we. Twabonye ari maruka amaraso. Iyo umuntu afite inzara ikabije ni kure abigenda. Gafemba ndahabaye ndi wana we. Asa mama n'umwana bamuguyeho. Ariko papa ntituramenya ngo yagiye. Ubanza nawe yaciye uko we.
batangira kumukanda barebe ko yazanzamuka ibi by'ubusa. Turaza gusobanukirwa. Dodododo batangira kumukoraho ubanza atari muzima we, bashiraho umutwe ewana manya byarangiye we. Umubyeyi yikangamo yicara neza. Kumve papa nawe yabaguye. Ewana amukoraho nawe yumva uko bimeze, wagwani aramuhungiza biranga. Filime kacu nuko kagenze. Ciao turabakunda cyane. Nje mwumva kuri mikoro ndi Gafemba.